Nshuti bavandimwe turabasuhuje aya masaha wowe ufunguye iki kiganiro kabisemo kwicara aha ngo wumve ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanjye. Imana iguhe umugisha ugubwe neza, ndagushimiye kandi wumvemo ikaze aho dukurikirana uherereye aho ariho hose. Umugisha w'Imana ube kuri wowe ndetse n'abawe n'ibyawe. Ushobora kuba uri kunkurikirana ufite ikibazo, Uwiteka kubera igisubizo, kubera inyishyu. Wowe ufitiye ikibazo cy'amadeni, Uwiteka kwishyurire. Birashoboka ko waba unkurikirana urwaye, Uwiteka gukize, cyangwa uri mu nzira ugenda ugerayo amahoro. Ubwami bw'Uwiteka bube ku bawe cyane. Imana ibahe umugisha rero. Wowe ugeze hano bwa mbere ntugende udakoze cyangwa se udakanze kuri subscribe cyangwa se abone. Kandi wowe usanzwe umenyereye hano, wahisemo neza, wicika intege, Nyagasani muri kumwe. Hanyuma nufashwa n'ijambo ry'Imana usanze hano, ujye ugerageza kurihereza abandi nabo bafashwe mu izina rya Yesu. Ndabishimiye cyane rero, ukuboko kw'Imana kubane namwe aho muherereye aho ariho hose. Kandi Imana ubwo izajya ikugenderera, ijye igenderera na bene wanyu. Nubona kandi utabawe, ujye wibuka bene wanyu. Nubona upfukamye ahantu uri gusenga, ujye wibuka gusabira bene wanyu. Nubona Uwiteka aguhaye akanote ka 5, ujye wibuka ko ari bene wanyu wanagira agahumbi, nabo bakagubwa neza. Nubona hari ikiraro Uwiteka kwambukije, ujye ufatana nka bene wanyu nka 2 bambutse. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Imana iguhe umugisha, gutabarwa ukibuka na bene wanyu. Rero uwo unkurikirana uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, imigisha y'Imana kubeho cyane mu mpande enye zose z'iki gihugu. Ndabasuhuje cyane, mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Kandi nawe udukurikirana uri mu mpande enye z'isi aho uherereye hose, Uwiteka agushyigikire kandi akomeze kwagura ihema ryawe. Umugisha w'Imana ujye kubaho muri uyu mwaka, kandi ndakwifuriza kuzahaha ukagwiza muri uyu mwaka. Ndakwifuriza kuzagira umugisha uruta uwo wagize mu mwaka ushize. Muri uyu mwaka icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Uyu mwaka uzakubera umwaka w'amahirwe no kwakira, kandi umwaka wo kwaguka, gutekereza neza, umwaka wo gutunga ibintu byinshi kandi byiza, umwaka w'ingendo z'umugisha, umwaka w'ubwenge bwinshi, wo kuvumbura utuntu twinshi dushya mu buzima bwawe. Imana iguhereze umugisha rero. Nagira ngo dutangire dusenga, hanyuma tuze kuganira amagambo y'Imana ari ku mutima Imana yashyizemo. Nagira ngo dusenge Imana. Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane, mpaye umwanya ukomeye cyane wo kuganirizwa nawe. Ishimwa Nyagasani ko uyu mwanya uteguye kugira ngo uganirize abantu bawe. Twarabisobanukiwe ko iyo dusoma ijambo ryawe uba uri kutuganiriza. Hanyuma natwe twajya imbere yawe tugusenga, tukaba turi kukuganiriza. Uri Imana yumva kandi uri Imana ikora. Ntesheje agaciro imbaraga zose zarwanya umuntu wese uri aha hantu ukurikiranye kino kiganiro. Maze iminsi afite intambara yabuze uko agenza, nizinesheke muri iki kiganiro, nizinesheke. Maze iminsi arwaye acyumvira ijambo ryawe, indwara zikire. Haleluya. Ufite ikibazo cyo kutagira akazi, ubushomeri bwazengereje, muri iri jambo ryawe habonekemo ibisubizo. Haleluya, haleluya. Mana, 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 umuntu wese uri kunkurikirana ari kugenda agereye amahoro, ubwiza bwawe bumugezeyo. Kandi Uwiteka we ugeze ahantu yumva yabuze uko agenza, muri iri jambo rimuha icyerekezo. Iri jambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni imbuto itabora, ijambo ryawe rirabyaza, ijambo ryawe rihindura ibyanze guhinduka, ijambo ryawe rimanura icyamunara bari bagiye guteza, ijambo ryawe rikuraho igisuzuguriro umuntu akongera akagira agaciro. Ijambo ryawe ritanga amahirwe mu buzima. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ntirisaza. Ijambo ryawe rigarura ibintu byari byagiye. Ijambo ryawe ritesha agaciro izindi mbaraga zose, andi magambo yose. Ijambo ryawe rirakora. Ijambo ryawe rikura umuntu ku cyavu, yari umutindi.
ikamukura ku cyavu akamera neza agatengamara nawe akabarizwaho amafaranga kubera ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe riruhura imitima, twararyumvise riturutira amagambo yose twumvise, kandi ijambo ryawe rirushaho gukomera, rigenda rirushaho, uko umunota ushira rirushaho, ku munsi ushira rirushaho, rigenda rirushaho gukomera. Iryo watubwiye mu mwaka ushize ubu ryarushijeho gukomera. Iryo wabwiye Mose ngo genda ukure ubwoko bwanjye kwa Farawo ku nyanja ryarushijeho gukomera, kandi ubimubwira nta muntu wumvaga, ariko kuko rirushaho gukomera ryumvikanira ku nyanja, n'inyanja iribwiriza icikamo kabiri kubera ijambo umuntu yabwiwe inyanja idahari, ijambo yabwiwe amafarashi adahari, ijambo yabwiwe Farawo adahari, ijambo yabwiwe amagare adahari, ijambo yabwiwe ingabo zidahari, ijambo yabwiwe inyanja itukura idahari, ariko kuko rirushaho gukomera uwo munsi ibyo bintu byose rikomererwa n'ijambo. Haleluya. Iri jambo rikomerera ibintu byose byari byitambitse imbere y'uyu muntu ugiye kuryumva. Haleluya. Urakoze, ndagushimiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 24. Aranditse ngo, nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Reka nsubiremo uyu murongo. Nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Reka dusoreze muri Matayo n'ubundi. Matayo igice cya 24 umurongo wa 27. Makumyabiri na kane, 27 haravuze ngo, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Naho reka musubiremo. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ijambo nzanye uyu munsi nirivuga ngo Yesu azaza. Wari umuntu wagasomye wakumvira ijambo agahita avuga ati mu nkoreho ibyo bya Yesu azaza. Yesu azaza. Nihannye muri 92 nibwo nakiriye umwami Yesu. Hariho ijambo riteye ubwoba rivuga uburyo aje. Kihana saa 6 uzi ko saa 7. Hari bamwe baje mu gakiza nta mitsingi banyweye, n'ubu bafite amatsiko yo kumva mitsingi. Nanjye naje ntayinyweye kubera iterabwoba ryariho ngo Yesu araje. Hari abantu batigeze banywa kuri ka Primus kubera ivugabutumwa ryariho icyo gihe riteye ubwoba rivuga ko Yesu aje. Ariko n'ubundi azaza. Kuba ataraje kuko ikintu cyinshi muri iri jambo ntabwo azaza igihe tubitekereza. Azaza nk'umurabyo, azaza atunguranye. Ariko umunsi ndashaka kuvuga ko Yesu azaza. Njyana numva abantu bakunda kuvuga ngo kera, ni n'ibintu binambabaza ngo kera. Bakavuga amateka ya kera, uburyo abantu batinyaga Imana, uburyo abantu bihannye, uburyo abantu bakundanaga, uburyo
waryaga akantu kagasangira n'undi kandi koko nanjye ndabyibuka nayo buragakorari umuntu abona bomba akaza akayihonda kwibuye buri muntu agafata akantu k'akamanyu urukundo rwa benshi ruzakonja iyo tuvuga kera hari ukuntu umuntu avuga ngo kera ukumva ko kabakera baranabizi cyane kera uburyo umuntu yafataga mwene se akamuhobera mu gituza kumva indimi ziramanutse mwese mukuzuzwa ubuhanuzi bwinshi twabukuye mu bituza by'abantu kera uburyo abantu basuranaga waba ukinjira mu rugo rwa mwene se ahita mwegeka hakuki mugasenga kavuga amazina y'Imana mugasenga amasezerano menshi twaherewe mu ngo z'abantu aya masezerano turimo duteteramo amenshi twaherewe mu ngo z'abantu ntabwo nataho umurongo uvuga ko Yesu azaza hanyuma ndibuka ko wasimbukaga mu gikoni guteka kamukara dusize muri salo barwa na televiziyo zari zitaraza abahundi Mombasa nimba tuzavuga ko n'ubukene budufasha gukizwa byatuma Imana ibudusubizamo rero tugakizwa amafilime na touch smartphone zari zitaraza usanga muri sala abashyitsi nk'icumi buri muntu yubitse umutwe muri telefone ye nta kuganira nimba wenda icyo gihe aribyo byaduteraga kuzura umwuka wera baza biri busabe ko turasubira mu gice cy'ingunguru se baho kugira ngo dukizwe ntabwo mbeze muramfasha kubyumva muri iri jambo kera yikataga aho ngaho mu gikari adusize muri salo agiye guteka icyayi kugiteka hese mu isafuriya y'umukara turongo twa cyayi n'umwenya akaba n'igihe agitekaga nta n'isukari cyangwa abonye agasukari nk'akarobo akadutumaho twese kugira ngo tuze turigate ku gacyayi wera akikoza mu gikoni acanye siki ni ibikenyeri ibishangari ibyo rero byo bikenyeri n'ibishangari abana bavukiye hirya aho ngaho ntabyo baza bari ku ma smartphone ntiwababwira ibyo ngo babyumve niyo mpamvu bagira agakiza kajyanye na smartphone ubwo natwe tugasigara muri salo akagoma pendo amashi yenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu ntanzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza iyo yarangira ukumva ndahise ashyiramo indi nabonye umukunzi ni bene izo cyayi kikaza akaba igihe gihora twakiburiye umwanya turi mu ndimi turi guhanura turi mu mavuta Mana Nyagasani umugabo umwe navuze ngo twigarurire Yeremiya bivuze mu maganya ngo twigarurire tugarurire ibihe byacu bimere nk'ibya kera ariko uyu munsi ndashaka kwibutsa abantu ko Yesu azaza Yesu azaza ndashaka kubwira mwebwe mwirirwa aho ku gatutsi muhimbaza bamwe mwambaye n'ubusa ndashaka kubibutsa ko Yesu azaza ndashaka kubwira bene data dusangiye umurimo w'ivugabutumwa mutinze cyane ku maviza nuko bagiriye neza ngo amasengesho y'iminsi ngahe ngo yo kubohoka ngo yo kwakira ngo yo kujugunya ngo gufata ibintu gufata iki ariko Yesu azaza nako mukamenya ibyo mwigira byose Yesu azaza Yesu azaza Yesu azaza Bibiliya ivuze gutya azaza nk'umurabyo uko umurabyo urabiriza hariya tukawurabuka pa niko azaza atunguranye nta muntu n'umwe azabibwira Yesu we azaza ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka azaza cy'intambara zishire
abera mwitegure mu mesi ibyambarwa, mwitegure mu mesi ibyambarwa, uwabakoye ngo waraje. Abera nibo ndi kubwira ngo Yesu araje, mwitegure mu mesi ibyambarwa. Bimenyetso bigaragaza kuza kwe biruta kuboneka. Ntambara hirya no hino murazibona, byorezo murabibonye, inzara murayibonye. Ibimenyetso by'uko azaza biragaragaye. Azaza c'intambara zishire. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Kuza kwe kurihuse, kuza araje kandi aje atunguranye, aje atunguranye. Iyo murepeta mufite ibintu mu mifuka aho ngaho, Yesu araje. Kandi hari abantu bazatungurwa kweri. Hari abantu bameze nk'aho bazi igihe azazira, bateganya igihe bazakirizwa neza bakarekera ibizira bakora mu murimo wabo. Ibyo bintu mwigira byose Yesu araje. Ntubona izo prudence urepetana, ntubona ibyo wigize ngo ufite abantu usambanya muri guhimbaza Imana, mukagira ahantu muhurira ufite urugo. Ntubona ibimwigize. Yesu araje, Yesu araje. Ese mwebwe ntacyo mubona? Umukazana na nyirabukwe ntibarimo bavuga rumwe, ni danje. Byo ni ibimenyetso by'uko aje. Murokora ari guhiga mugenzi we. Insangana abarokore bafitanye muri no mesi n'amajarozi biteye ubwoba. Biteye ubwoba izi insangano mufitanye, aya mashyari mufitanye, ni Irani na Iraq murahiga na bukware, kandi mukanya mukegura Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo, mukanya mugahanura, mukanya ngo nimwumva ko ivuze, mukandi kanya ati jewe ndaje akagatuti nakanjye, mukandi kanya ati uramenye ubwiriza gusa guhanura ndiyubahanura n'iyubareberamo. Ibi bintu murimo mwigira umurokora ari guhiga mugenzi we. Yesu araje, Yesu araje, aje guciza imanza, aje guciza aka kavuyo, aka kajagari, aje guca aka kajagari gashire. Yesu araje, Yesu araje, araje, araje. Mwabarokore mwereka mbivuge mbisubiremo, nimwe mbarizwamo, nimwe tuzi, nimwe tubamo. Musinzi amenya bene wabo akaburira abasinzi bene wabo akabakubita sinye. Indaya zikamenyana igakubita indi sinye, ariko ndi gukubita sinye bene wacu b'abarokore. Bimurimo mwigira umwe ari kwanga undi, ahiga undi. Ibingibi umwe ari kurwanya undi, irirwanyana ryateye, umwe atumva undi, umwe yumva akaze. Urwego ugezemo wumva abandi batazarugeramo, uzamutse umanura, ugerageze kukurenga uhubura ukubita hasi. Ibi byose Yesu araje, mubyigire munateganya ko aje. Ibingibi umugabo n'umugore bari gusimbukana, bari kwijijisha. Ibi bintu abagabo n'abagore muri kwigira muri iyi minsi, namwe ndababwira ngo Yesu araje. Ibi bintu muri kwigira, utu dukoryo mufite Yesu. Abagabo n'abagore muri iyi minsi mufite udukoryo we. Umunsi ugendeyeho kumuca inyuma nibwo mushyira kuri status hasi ukandikaho uti uwo nihebeye mu mutima. Ubwo uba wagiye. Kareba ayo mafoto yo kwiryagagurana, mwigira gutya kandi mukanya tukakubonana n'undi. Ibi bintu murimo mwigira, mumenye ngo Yesu araje. Mwasezeranye kubana karamata, utandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ibi bintu abagore n'abagabo izije muri gukina, rubana ututuje muri gukina, mukaza kwiciperereza hanze muri za korari no mu nsengero no mu kudiyakona no mu myenda miremire n'ibi bitambaro. Cyane ndimo ndabwira bamwe bihisha mu bitambaro bifutse amatwi n'ingutiya zigera hariya ku maguru, mutajya mugabanya amakorasi na hareruya z'imirambararo. Cyane urabe wumva mutima mucyo mu rutima. Umugani twajyaga tuwiga turi muri primaire. Urabe wumva mutima mucyo mu rutima. Ibi bintu muri kwigira ubu buryarya, ubu bucakura mufitanye umugabo n'umugore, mugenda muryaryana, ubizi neza ko umuca inyuma, ubizi neza ko umuhisha umusha, ubizi neza ko muwarangiza mu kanwa kaza kwivugisha ngo wahambana ati turashaka kubibyazamo umusaruro ko Yesu azaza agasanga muri maso mwiteguye. Byo muza kubyina, hari ukuntu mwigira muroroha kandi muzicyo ugiye mu mwese muroroha, mugenda gase, muba mworoshye ku buryo umuntu arebeye inyuma yabona Yesu naza muhita mugenda. Utwo tuje muri gukina. Yesu araje, iryo perereza uzakwica
none wa mugore barikiperereza bakagupostinga bakakugurira inkoko bakagufotorezaho n'ifiriti kandi ajya kuri telefone akajya ahana isaha naho ahurira n'undi nawe ngo uri mu nkoko abandi bari mu mandazi abandi muri mu nkoko message mu gikari ziri gucicikana nawe uri kwifotoreza ku nkoko ngo arankunda ngo ngo niwe nihebeyemo utwo tuje mufite araje kandi nta tolerance azaba afite ko atazaguteguza se ibi mwigira babahamagara ngo mugere muri repetition saa sita ntabwo Yesu azahamagara ngo abateguza ati mukanya nyuma saa 8 ndabanje oya azaza nk'umurabyo azaza atunguranye Yesu we mbega ngo azaza nk'umujoro awe Yesu we ibintu byose wari wabikoze neza wabiteguye neza Yesu ariko umunsi wo kuza ndawuke mwaka wari wubatse ibintu byose neza cyane natubwira uti ningera mu ijuru kibabwira ndoherereza umwuka wera ko kantu gategura neza urangije uravuga ngo muzasigara mukora ibyo nakoze nibyo turabikoze abandi biyongereyeho n'utundi ariko aka kantu ko kuza washyizemo password ikomeye aka kantu ko kuza utunguranye aha hazacu wambaye Yesu araje acinambara zishira tubona uru rubyiruko ututuntu muri kwikora uru rubyiruko ururi gukora ibidakorwa warabyirukiye mu nzu y'Imana ukavuka iwanyu usanga bakijwe bakakujyana no kugusengeshereza uri umwana ukavuka ukijijwe hari abantu bavutse bakijijwe tubona uru rubyiruko uyu mwanya muri gupfusha ubusa ututuntu muri kwikora ututuntu muri kwishushanyaho mugenda mwishushanyaho erega nabonye hari n'abamama bishushanyaho biriya bintu se bitabyana tubona ututuntu muri mugenda mwigira mwicapaho tubona ututuntu muri mwigira mwatangiye mumanura amapantaro mu pocketa mutangira hasi muyafunga mwigira ukuntu mujijisha birangira bamwe mubaye abatinganyi birangira abandi mubaye abangwi b'ibiyobya-bwenge ututuntu muri kwigira mujya gusenga nabonye hari n'abacuranga ingoma mu rusengero bambaye ingofero wanababwira kuyikuramo akakubwira ngo niho ibyanjye biregereye akayicuranga gangwe n'agataba akakubwira ati nta gasomye n'ibikundo ututuntu muri kwigira mucanga abantu mubereka ko muri abantu badanje unaba n'ututuntu urubyiruko muri kwigira muri gucanga abantu mwerekana ko twebwe dushobora kuba dufite n'akantu k'ubuturage tutize tutagize ibi bintu Yesu araje aka kavuyo aje nk'umurabyo Yesu araje hari n'abandi rero nabo bancanga muri ino minsi bameze amaguru maremare kumwe agutera mu by'Imana ukundi kwa kabiri akagutera mu bya Satani ndabona muri buze kumera n'ukundi kwa gatatu kwa kuguru kwa gatatu muri muzajya mugukira hose banza kumwe kuzajya banza uko kwa gatatu kuzajya kuhakorosinga hose tukuri mumere nk'urushinge mu isaha ibi bintu muri mukira ukuguru kumwe mu by'Imana ikundi mukira mu bya Satani oya murekeraho kwicanga Yesu araje ibyerekana azaza nk'umurabyo niko Bibiliya yavuze Imana itugirire neza cyane uyu mwami twategereje kuva kera uyu mwami Yesu twavuze uyu twaririmbye uyu wivugiye ubwo ati nzaza nk'umujura umunsi umwe abakobwa 10 yarababwiye ati mva mukwikira icyitwa amatabaza hanyuma muhore mucenya amatabaza yanyu yake ndibuze ngo barasinzira mu gicuku ngo humvikana ijwi ry'urusaku rivuga ngo umukoraje ni mu musanganire harimo 5 b'abapfu niko Bibiliya ivuga na 5 b'abanyabwenge aba bapfu bameze nk'abo njya mbona muri iki gihe abapfu bumva nejo bazakizwa ikikubwira ko wapfuye wumva Yesu azashyiramo akantu k'imiyaga haruheretse ko mwatari ko mwibwira ko ubugome mufite Yesu abufite tumuntu wapfiriye abantu mwibwira ko azitesha abantu yapfiriye mwibwira ko azemera akabareka abantu yaguze amaraso ati kuki mushaka kumutekerereza kuki mwamugize umugome kandi atari umugome
ntabwo Yesu twamugize umugome ariko azaza ahubwo mumenye ko ayo maraso ye ari azaza no guhora adafite imikino maraso yabameneye muzayishyura inkoni yakubiswe muzazishyura inga yakubiswe muzazishyura misumari yo mu biganza muzayishyura musumari wo mu rubavu muzabyishyura uwo mu birenge muzawishyura muzabyishyura Yesu araje icyo nicyo kizatuma munabyishyura ngo haboneka abakobwa batanu ngo b'abanyabwenge ngo baboneza amatabaza yabo ngo bajya gusanganira umukwe amatabaza yaka nyaboneka amatabaza yanyu ni yaka barokore tuziranye barokore mbamo barokore ngendamo barokore dusangira nyaboneka amatabaza yanyu ni yake ngo baboneza amatabaza yabo yaka ngo bajya gusanganira umukwe ngo hanyuma babandi batanu b'abapfu ngo bakoze mu matabaza yabo basanga arazima ngo babwira bagenzi babo bati muduheho yaca arazima ati ho yada mujye mu bahanjuzi tangazo twaryumviye hamwe imbuzi twayibwiriwe hamwe twabyumviye itariki imwe ko Yesu azaza tumwiteguye nk'uzaza ariko mu gihe atinze abantu muhunikiye muri ibi bizira nagira ngo mbibutse ngo Yesu araje nagira ngo dusenge hari umuntu uri kunyumva waguye hari undi uri kunyumva ucangacanga ukuguru kumwe mu by'Imana ukundi mu bya Satani hari uri kunyumva ibi bintu mvuga hoza bivuga kundusha hari n'undi uvuga ati ibyo bintu ni ibyanyuma ibintu byanyu bya Yesu ni ibyanyuma hari n'uvuga ati ese ubu ngubu ko nk'ubu mwari yamakashije n'ibikabyo mama Leone mugasanga Yesu n'Imana ntibariho ntacyo ariko byaba byaranadufashije no kubaho neza nk'abantu bazima ibyo munabimenya ariko ntimukadukangisha ibintu bidahari oya nimba atanahari byibuze twabayeho tumwikanga bituma tubaho neza ntitwasa n'imbobo ariko arahari noneho se ko ahari noneho se mwe nimusanga hari mwaranze kumukorera reka nanjye mbabaza nimusanga hari mwaranze kumukorera mwarigishije n'abantu ko adahari nimusanga hari mwaranze kumukorera muzabigenza gute ko n'iguni ry'ijuru mutazarijyamo nibyo mwigira ngo muzabanza munyuzwe muri purgatori ngo hanyuma ngo mukorweho ibyaha mubone kujya mu ijuru barabashutse Yesu araje byerekana kuza kwe birihuta kuboneka ndashaka ko dusenga ndashaka ko ngusengera ugakizwa ubundi ikintu gituma udakizwa niki kandi yewe ikintu nkundira iyi channel yanjye hari abantu bankurikirana atari n'abarokore bakamimbwa ati yewe ndagukunda nkunda kuko ikikurikiranira ariko sindi umurokore ati ndakanywa tu ati n'abagore ndahirika tariko ndagukunda ati nkunda amagambo akubamo ati nkakunda n'uburyo usetsa atariko kadusetsa watubwiriyemo none se wakwiyana ubundi ibi bintu babikurikiranye byibuze unakijijwe ku buryo Yesu navuze impanda itorero rizazamurwa nawe ukazamukiramo ukumva n'umunyengo ubu urashaka kuza kandi hari abantu muzakizwa ku munota wa nyuma nabyo bibababaza mutangira muti kuki batubwiye kera ntitukizwe kera ariko Yesu araje nagira ngo mbwire ko aje shaka kugusengera we ushaka kwakira umwami Yesu kandi ukeneye kwakira umwami Yesu ukeneye kwatura jya umpamagara wature ibyaha hanyuma wigira umubatizo ubatizwe hanyuma ukorera Imana izaduhemba hano harimo akarongo mu gukorera Imana itugire neza cyane ndashaka gusengera umuntu ushaka kwakira umwami Yesu hashaka gusengera umuntu wari waracitse intege wabifataga nk'ibintu biri aho ngaho saa sita akoreraga Imana saa saba bakajya gukorera Satani hari abantu barara ninjoro bakorera Satani ku manywa bakajya gukorera Imana rwose bakayiha n'icya 10 bavanye kwa Satani ariko ibi bintu nabyo mfite amatsiko Imana wamana wakira utuntu twinshi kurara ukora kwa Satani usambana sha ukivuga ngo ko uri buze guha Imana icya 10 ngo wakuye ngo muri ako kazi ese ubona ako kazi wagawe n'Imana erega mubaka ukanasenga ngo Mana umunsi mpabakiriye uko hari abantu bajya gusambana bagasaba Imana bakiriya ngo Mana nyiringabo ngo unyambike ubwiza ngo unyambike igikundiro ngo umugabo wese umbonye ngo ntanceho umukana bisengera mu izina ry'Imana sha
hako siwe hako tudukino ututuntu tw'udukino mufite ututuntu tw'amacenga ututuntu ko atari n'utwo kwaso ngo tuvuge ko ari karande ututuntu mudukuye two kujya gukorera kwa Satani mukaza guhembesha kwa Mana mugashaka no kuzana ibya 10 n'amaturo mukuye kwa Satani jewe bumba narume kandi Satani azabakubita inkonje y'agahanga ari Imana rigiza izabihakana ari Satani abagati murakabye mwaravanze mwebwe mwavanze Imana mwanze guhitamo Imana muzerere muhinduke myuka izerera ariko sinshaka kuzazerera urumvise ubu butumwa acira umwami Yesu uhinduke wasanga uri ndayirepeta uri uhora unyumva ukurikirana ijambo ry'Imana ukabura umusinzi urepeta ukabura umutinganye udiyakona ukabura guza kandi ukaza kuririmba mu ijwi rya mbere ukabura n'umuhanga oya araje ace izo ntambara zose zishire Yesu araje ndagira ngo dusenge Imana ikugirire neza kandi kwambeka imbaraga amazina yawe ahantu yarageze yangirika Uwiteka wongere akuzure zina rye ryongere ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo kandi wongere ukorera Imana utinya uhinda umushyitsi Imana ikugirire neza cyane Imana ishobora byose ndagushimiye ko ijambo ryawe ritambutse kandi ijambo ryawe riratsinze ritsinze umutima wavangaga iby'Imana n'ibya Satani uratsinzwe umutima wari waranze kuguhindukirira uratsinzwe Yesu mwene Dawidi uyu mutima wari warinangiye uyu wari waravuze ngo nabuze idini nsengeramo uyu nguyu abonye aho asengera haleluya bimenyetso byerekana kuza kwawe birihuta kuboneka dore ugiye kugabira abantu bawe kubaho kwiteka ariko umubare w'abarimbuka Mana ndawunyaze aba basambanye ndabanyaze ndabakuzaniye aba barozi ndabakuzaniye nibakizwe aba banyabyaha babanyabinyoma aba bantu mbanyaze Satani ndambura Satani aba bantu